Ninde uhuza Imana n'abantu? Aya ni amadini ya mbere yabanjirije ayandi kugera mu Rwanda. Mwana wanjye rebero, menya Imana ntiwiremye. Ubu ni umusaza, umusizi, umuhanzi Rugamba Sipiriyani, ubwo yifashishaga amajwi meza y'amasimbi n'amakombe, agira inama, ahanura umwana we rebero, amwibutsa kuzirikana Imana kuko atiremye. Musenyeri Aloys Bigirumwami akungamo mu gitabo cye ati Imana y'abantu, abantu b'Imana. Mu byanditswe bitagatifu hati maze umwenda watandukanyaga ahera n'ahera cyane utabukamo kabiri, uhereye hejuru ugeza hasi. Matayo 27 umurongo wa 51. Ibi bisobanuye ngo ubu buri muntu wese ashobora kwegera Imana atabanje kunyura ku wundi muntu. Buri wese yigereyeyo. None ninde uhuza Imana n'abantu? Ni umunyamihango gakondo? Ni padiri? Shehe? Pasiteri? Muri bo ninde? Amadini mu Rwanda ni ikintu cyadutse kuko ntiyahoze mu migenzereze n'imibereho y'Abanyarwanda. Kuva ku idini ryitirwa Abanyarwanda ryadukanywe n'abari abagaragu n'abambari ba Ryangombe wari umuhigi, rikamamaza umugenzo wo kubandwa, naryo ubwaryo niriva amahanga kuko Ryangombe yarigejeje mu Rwanda arikuye iyo yari avuye ni mu Bugande bw'iki gihe, aza yerekeza mu Rwanda ari kumwe n'abagaragu n'abambari be b'ibicwezi. Nuko Ryangombe yadutse. Idini rya Ryangombe benshi baryibeshyaho bakaryita irya gakondo y'Abanyarwanda, ariko si ukuri kuko muri kamere y'Umunyarwanda, mu muco n'akarande ke, ntaho Umunyarwanda yisunze idini ngo abashe gusabana n'Imana ye. Amateka y'imibereho y'Umunyarwanda agaragaza ko Umunyarwanda mu kubaho kwe yari ahamagariwe kwimakaza ububaho hose bw'Imana. Ahantu ibusasamana mu bantu haba Imana iri hose mu buryo ubuntu bw'Imana. Nta muntu n'umwe wigeze aba umuhuza w'Imana n'abantu, buri wese asabana nayo. Imana muri njye, Imana mu bantu. Ariko byose byahindutse ubwo hadutse abanyamahanga bakazana izindi nkuru zitiriwe Imana. Ibi byagoye Abanyarwanda b'icyo gihe kubyumva kuko ntibumvaga ukuntu umuntu ubuntu atinyuka kwigira umuvugizi w'Imana akayiriza mu kanwa nijoro bikaba bityo nkaho ari mugenzi wayo. Bumvaga ari ugusuzugura Imana no guta umutwe kubikora, maze abiyita ko bayiyeguriye Abanyarwanda bakabagendera kure. Mu mwaduko w'amadini yazanywe n'abanyamahanga babera baturutse i Bwotamasimbi, hari abagiye ibwami gusaba aho bashinga insengero, aho bazajya basengera. Nuko umwami Musinga abasobanuza neza ikibagenza n'imikorere yabo. Bamubwiye ko biyeguriye Imana kandi bakaba ari intumwa zayo. Nuko umwami abasiguza babaza mbere yo kwiyegurira Imana bari basanzwe ari abandi, ndetse ababaza aho iyo Mana biyeguriye ibarizwa. Bamusubije ko ibahora hafi ndetse bagendana. Umwami Musinga yaguye mu kantu aberurira ko ari intumwa mbi zitizewe, kuko batabaye intumwa mbi bataba bagendana n'uwabatumye, bityo rero ko nubwo yabatumye ariko atabizeye. Mu byifuzo bamugejejeho harimo icyuko abaha ubutaka bwo kubakaho inzu y'Imana bazajya basengeramo. Byarakaje umwami cyane kuko yumvaga ari ukwishyira hejuru kumva umuntu atinyuka kuvuga ngo arubaka inzu y'Imana. Mu myumvire y'Abanyarwanda ibyo byari ibintu bitumvikana. Niko kubabaza ati murubakira Imana inzu mu Rwanda, u Rwanda ni urw'Imana n'abarurimo ni abayo, ni bene Imana. Mwakabaye ariyo mubwira mukareka kwishyira hejuru. Ibisubizo umwami yahaye abo banyamadini bigaragaza neza uko mbere Imana yafatwaga mu Rwanda yari isumba byose, Imana y'Imana. Cyakora kuko amadini yari gatumwa nk'uko amateka bigaragaza, yaje kuganza igihugu arakigarurira. Imana y'u Rwanda iterwa umugongo ihindurwamo Mungu. Ngo kuko amadini yadutse mu Rwanda rwa bene Imana baza mu ntero zitandukanye, ariko bose bavuga ko bavuga kandi bavugira Imana. Abumva ibyo bavuga ngo bazahabwa ingororano y'ijuru, naho abo batari kumwe badahuje babimye amatwi ngo bazacirwaho umubaro w'iteka. Baje ari benshi kandi baza kwinshi ku buryo na magingo aya bakiza. Umutaka wabo witwa amadini, amatorero. Ubu mu Rwanda habarizwa agera mu bihumbi, yaba azwi n'atazwi. Abakurikira ibihinda byose ubu yabarwaje muzunga bahera mu Cyeragati. Aya ni amadini 8 yabanjirije ayandi mu Rwanda. Samwe yaje nyuma, akenshi bakunda kwita amacaca. Ku mwanya wa 8, ADEPR yo mu 1940, Association des Églises Pentecôtes au Rwanda, ishyirahamwe ry'amatorero y'abapantekote mu Rwanda, itoro ry'umwuka nk'uko abayoboke baryo baryita, riri mu Rwanda kuva mu mwaka wa 1940, ubwo ryitwaga Mission Libre Suédois. Ryazanywe n'Abanyasuwede bari bakomotse muri Congo mu bikorwa by'ibwirizabutumwa bayobowe na missionnaire Alvar Lindskog, aherekejwe na Madame Mildred
n'umunyarwanda wabasemuriraga Gabriel Kapitura, akaba ari nawe wabaye umushumba wa mbere muri iri torero. Binjiye mu Rwanda bavuye mu mujyi wa Bukavu, bahita bashinga ibirindiro i Gihundwe, ni mu karere ka Rusizi muri iki gihe. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatatu iri torero ryabatije bwa mbere umuyoboke waryo Ruwisagatwa. Nubwo amateka agaragaza ko ADEPR yaje isanga andi madini n'amatorero, ntibyayibujije kwaguka ndetse iranayaganza. Ibi ADEPR bikesha kuba yari izi ikibugijeho ndetse n'ingamba yinjiranye zo gukwira igihugu hose, cyane mu bice by'icyaro, itibanze mu gace kamwe, cyane mu mijyi nk'uko andi madini yabigenzaga. Icyicaro gikuru cya ADEPR cyakomeje kubarizwa i Gihundwe kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na karindwi. Ibi kandi byatejwe umurindi n'imigenzereze y'iri torero yarangwaga n'uko abayo barangwa na morale yo ku rwego rwo hejuru, bitandukanye n'andi madini yasanze ku isoko ryo mu Rwanda. Iri torero rikavuga ko ariyo ryazanye umwuka wera mu Rwanda, ngo ryawinjije riwucishe mu bigutu. Ku mwanya wa karindwi, AEBR mu gihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatandatu. Iri ni itorero riri mu Rwanda ryambaye ingofero ebyiri, imwe ku izina rya AEBR, Union des Églises Baptistes au Rwanda, ryazanywe n'Abanyadenmark n'abo mu muryango wa Mission Baptiste du Nord. Irindi zina ni AEBR, Association des Églises Baptistes au Rwanda, ryazanywe n'Abanyamerika bo mu muryango wa Church Missionary Society. Ryatangiriye ikigeme, ritangirana n'abarimo Eri Nyagasiga n'umugore we na Blazier ndetse na Smith, bari abanyamahanga. Iri torero kwiganza mu Rwanda byararigoye cyane ko risa n'irigaragara ko rigendana umuzi w'amacakubiri, rimwe ngo ni AEBR ubundi ngo ni AEBR. Ibi byatumye ribura abayoboke ugereranyije n'igihe ryaziye, batinya iyo muzungu iriranga AEBR. Ku mwanya wa gatandatu, MLR igihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe. Itorero Methodiste Libre mu Rwanda, MLR, rizwi cyane nk'Abamethodiste, riri mu Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na karindwi. Rikaba ryarahageze rizanwe n'umubwirizabutumwa Frank Adamson n'umugore we, bari baturutse mu Burundi baherekejwe n'Umurundi Eliphaz Ndorere. Iri torero ryatangiriye ikibogora, ni mu karere ka Nyamasheke kuri ubu, ryabatije umuyoboke waryo wa mbere Epayinato Rwamunyana mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine na karindwi, hari kuri Pasika. Naho Pierre Sumbiri abapasiteri wa mbere w'umunyarwanda w'iri torero. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na kane iri torero ryabonye ubwigenge busesuye, riyoborwa na Musenyeri Ahon Ruhumuriza. Iri torero mu maza yaryo, hirya yo kubwiriza, ryashyize imbaraga mu buvuzi ribinyujije mu mavuriro yimukanwa, ryazanye n'agashya ko kuringaniza imbyaro, ibintu bitari bimenyerewe mu Rwanda. Ku mwanya wa gatanu, AR Église Anglicane au Rwanda, itorero ry'Abangilikani cyangwa se itorero ry'Ubwepiskopi mu Rwanda, ni itorero riri mu Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na kabiri. Yahageze rizanywe n'abamisiyoneri bari mu muryango wa Church Missionary Society, baje bakubutse mu Bugande, barimo Dr. Stanley Smith, uyu akaba ari n'umusirikare. Aba banyabutumwa batangiye ibikorwa byabo bubaka amazu bafataga nk'amashuri batangiragamo inyigisho zabo. Imwe yabanjirije izindi yubatswe i Gahini, hafatwaga nk'icyicaro cy'Abangilikani. Aho kuri icyo cyicaro hakaba haramenyekanye ku izina rya Ntakarakorwa. Iri torero ryakajije umurego w'ibikorwa byaryo ubwo hazaga Pastor Harold Gilbrand. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na gatandatu Abakristo ba mbere b'iri torero barabatijwe. Hamwe na muganga Pastor Jackson, itorero rikomeza kwaguka no gukundwa cyane binyuze mu bikorwa byo kwita ku mibereho myiza y'abaturage bari barazahajwe n'inzara yo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu. Ni inzara yamenyekanye ku izina rya Rwakayihura. Iri torero ryagaragaje ubushake bwo gushyira hamwe n'andi matorero, rirangwa n'imyigishirize idasanzwe yabyaye ikiswe ububyutse. Abigishaga byo kubwiriza barimo umunyarwanda witwa Paul Gahunde, umugande Josias Kinuka n'umwongereza George Church. Aba bakabita abaka, ni ukuvuga abagurumana umuriro. Naho abayoboke bakabita abarokore, ngo barokotse urupfu rw'iteka. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu iri torero ryabaye nk'iryigenga burundu ubwo ryabonaga Diyoseze ya Butare n'umuyobozi wayo w'umunyarwanda Musenyeri Justin Ndandare. Naho mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na kane irishinga Diyoseze ya Shyira iyoborwa na Musenyeri Shamihigo. Ku mwanya wa kane, Adventiste. Itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi rizwi nk'iry'abizera abanyesabato riri mu Rwanda ku mugaragaro kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na makumyabiri na rimwe, ritangijwe na David L. Delhorve na mugenzi we Monier. David L. Delhorve aherekejwe na Mose Segatwa yatangirije ubutumwa igitwe mu nyigisho zitari zimenyerewe zirimo kubahiriza isabato, kutanywa itabi no kutarya inyama z'ingurube, hakiyongeraho gutanga kimwe mu icumi mu byo umuntu atunze.
Mose Segatwa niwe wabaye umupasiteri wa mbere w'umunyarwanda abadive bagize. Mu ivugabutumwa yabaga aherekejwe na bagenzi be barimo Daniel Kagigera na Eliyazari Semutwa. Iri torero ryafatwaga nk'iry'amahame akakaye ugereranyije n'ayandi, byatumye risa n'iribidindiza. Cyokora ubwo ryatangiraga kwinjira mu bikorwa by'amajyambere binyuze mu muryango ADRA wakoze ibitari bimenyerewe birimo kubaka ibiraro, imihanda n'ibigega, byatumye ryigarurira benshi ndetse n'abayobozi bariha icyizere. Byatumye iri torero ryinjira mu murongo wo guhindura imibereho y'abayoboke bari. Umwanya wa gatatu, Isilamu. Idini ya Isilamu yazanywe n'Abarabu b'abacuruzi